uzi kulinda uzi kulinda mana we uzi kulinda uzi kulinda uzi kulinda uzi kulinda. Nubuhe butumwa ufitiye abadukurikiye? Nirihe jambo wababwira? Ni jambo z'Izaburi gice cya mbere. Ngewe icyifuzo nyuma numva yuko ngize Imana nkabona umwana wanjye abonye umuterankunga akamwishyurira ishuri nawe akiga nakwishima. Ikindi nkagira Imana nkabona inzu mbatuza abana banjye nabwo nakwishima. Nkabona n'ibishoro nkacuruza nko mbere nacuruzaga nkayikorera Imana nanakora nabwo nakwishima. Yego. Kandi ikindi cyifuzo mfite nuko n'abantu bankurikiranye nabo ubwabo bazamfasha umwana wanjye kuko nawe nkabona agiye ku ishuri nkuko n'abandi barigiyeho. Twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana ku butumwa bwiza ku isi. Mwebwe mudukurikiye muri iki gihugu, mwe mudukurikira muri kuri uyu mugabane turiho wa Afurika, mwebwe mudukurikira muri ku migabane 5 igize isi. Mbasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha kandi Imana ikomeze kubana namwe, Imana ikomeze kubiyereka mu byo mukora byose. Ukuboko kwiza k'Uwiteka Imana kube ku buzima bwanyu cyane. Rero twongeye kumva tugize umunezero wo mu mutima kubwo kongera kubana n'umukozi w'Imana, umwana muto cyane ufite imyaka iri hagati y'3 nimba atari 4, kugira ngo ubushize mwaramukunze cyane, mwaramukurikiye, abenshi mwagiye muduhamagara ndetse tukabahana nimero za mama we kugira ngo mubashe kumuhamagara. Noneho aje ari mu mavuta mashyashya, aheruka Ikibeho arimo akora ibitangaza. Hari umwana wari warabaye ikiragi arimo arakora ibitangaza muri iki gihugu, kandi ndibaza hari n'abantu bo hanze mwagiye mumamagara ku bw'uyu mwana. Rero twongeye kumugarura ku butumwa bwiza ku isi kugira ngo yongere kubahesha umugisha kandi namwe mwongere kumuhesha umugisha. Turabakiriye mama wa Teta kandi na Teta, mwese turabakiriye. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi tubahaye ikaze. Sunashimwe natwe twishimiye kumva ko mudusuhuje. Twishimiye tukongera kubonana namwe muri uyu mugoroba. Dushima Imana twese ko yaturinze. Twishimiye uburinzi bw'Imana twabonye twese muri bidutambutseho. Ubwo nahoraga n'umukozi w'Imana nyine kwinoca niyiwe, nibwo yampuzaga n'abantu baraduhamagaye bavuga bati umwana wa Teta semeze bite. Ubwo tugiye Ikibeho bidutunguye tugezeyo, umuntu yatubwiye ngo umwana afite nk'utavuga. Vuga cyane ntabwo turi kukumva. Turagenda umwana wanjye aramusengera, mavuta Imana yamuhaye nyine mu twari Imana yamuhaye. Twabaje icyo umwana amaze kujya avuga neza. None se uwo mwana yari ikiragi ntago yavugaga? Habe na gato ntago rwose yavugaga. Yavugaga habe na gato yaramuhamagaraga homa. Nta nubwo yanavuga ngo ninde wamusengeye se? Ninde wamusengeye kugira ngo akire? Ni Teta. Uwo mwana niwe wamusengeye? Nanjye naramusengera ko cyane yakunda bari kumwe na Teta keshi, nabo nagiye n'umusengera nanjye bandi. Rero uwo mwana kubwo kuba yarasengeye, umwana uri ikiragi akabasha gukira, akabasha mukahava uwo mwana yatangiye kuvuga. Turi kugira ngo uhe uwo mwana muto wasengeye uwo muntu, turi kugira ngo uhe uwo mwana muto ya mikoro wasengeye uwo muntu kugira ngo abashe kudusobanurira ukuntu yasengeye uwo mwana w'ikiragi akabasha kuvuga. Umwana vugira aho ngaho nta kibazo. uwo mwana ntago mbere yavugaga, njyewe naramusengeye ahita atangira kuvuga ima akira meka kunyara Imana, akavuga ngo Yesu n'Imana byose. Ibyo byose yabivuze umaze kumusengera?
ibyo byose yabivuze umaze kumusengera? yego. Okay, ngaho natwe dusengere kugira ngo abantu bakurikiye ibiganiro ndetse n'ikiganiro tugiye gukorana kugira ngo ibintu birushirizeho kugenda neza. Mana ndabasengeye ubarinde, kandi Mana ubarinde cyane, kandi n'abantu bari mu gihugu cyabo, kandi ndabarinze no hanze ubarinde cyane, kandi nibagaruka uzabagarukana imbere yawe, kandi Mana ndasenze barinde imbaraga mbi zose, kandi Mana turaguhimbaje, kandi Yesu, kandi ubarinde cyane, ubahe n'amakado n'ibyo kunywa n'ibyo kurya n'amakado n'ibyo kunywa kandi n'ibiryo mu izina rya Yesu, amen. Amena. Imana iguha umugisha cyane. Ongera usubire mu ntebe ujye kwicara. Ongera usubire mu ntebe ujye kwiyicarira. Imana iguha umugisha cyane. Teta, abantu baragukunze ku butumwa bwiza ku isi, bagiye bamamagara bakambwira bati dukeneye wa mukozi w'Imana, nkabaha nomero za mama wawe, bakajya baguhamagara, ndetse ari abantu bagiye bamamagara batandukanye. Ese bagiye babahamagara abantu banyakaga nomero za telefone? Baraduhamagaye. Ewe, Imana, izina ry'Uwiteka Imana ryubahwe, kandi izina ry'Uwiteka Imana rishyirwe hejuru ku bw'ibyo. Rero tuguheruka igihe wakusanyaga abantu benshi cyane ukabasengera. Yego. Ndetse na wa mucuranzi uribuka ko wamuhamagaye ukamusengera? Yego. Urumva? Yego. Rero abantu baragukunze cyane, kandi abantu barakwishimiye cyane. Yego. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro, kuko Yego. Imana y'amahoro iragukoresha. Yego. Ndetse nanjye nibuka yuko duhura bwa mbere Yego. wamanuriye amafaranga, ayo mafaranga narayabonye. Yego. Imana ihabwa icyubahiro. Yego. Imana yarabikoze. Hari ibintu nka 3 wamanuriye. Oya, ni ibintu 2. Hari ibintu 2 wamanuriye narabibonye. Yego. Imana ihabwa icyubahiro ku bw'ibyo. Yego. Urumva ubutumwa ugiye kongera guha abantu badukurikiye ari ubuhe uyu munsi aka kanya? Yego. Ni ubuhe butumwa ufitiye abadukurikiye? Ni irihe jambo wababwira? Ni ijambo uzi zaburi yonyine? Ni iyihe zaburi uzi? Zaburi gice cya mbere. Ndetse n'ubushize ko ariyo zaburi watubwiyeho, niyo zaburi yonyine uzi? Niyo yonyine uzi? Yego. None se iyo zaburi uba wumva yafasha abantu iki? Uba wumva yabamarira iki? Yibabwireho. Iba yumva yabafasha gukora imirimo yabo. Mbese bakaba bakora imirimo yabo kandi bakakora imirimo myiza. Yego. Nk'uko ivuga ngo hahirwa abadakurikiza imigambi y'ababi. Yego. Okay. None se wumvisha umeze ute, wabyakiriye ute muri wowe ukimara gusengera umwana wari ikiragi agahita atangira kuvuga? Wumvishe bimeze bite muri wowe? Ari meze neza. Vuga cyane. Ari meze neza. Wari umeze neza? N'ubu ba wumva umeze neza nta kibazo? Yego. Okay. Iha mikoro mama wawe tumuvugishe. Iyo ubona nk'umwana wawe Imana ibasha kumukoresha imirimo n'ibitangaza, uba wumva umeze ute? Uba wumva ubyakira ute muri wowe?
njyewe iyo ndebye imirimo Imana irimo kugenda imukoresha nk'ubwo muri uru rugendo ntabwo ari mwana wenyine gusa yasengeye, abantu babashije kuduhamagara. Hari abari batuye none muri za Jabana, umubyeyi yari afite akana wavuye mu Bugande nyine hatuye, Umunyarwanda nyine waduhamagaye, turagenda nabwo turasenga. Umwana yamaze igihe mezi atavuza arira adasinzira, ariko twavuye bukeye bwa umwana yasinzira ntiyongeye no kurira. Uwo ni uwundi mwasengeye ntabwo ari wa wundi w'ikiragi? N'undi twasengeye nyine n'umwana Giteta. Noneho nabwo igihe dutashye haza undi mumama nawe urwaye umutwe udakira, nawe twasengera mu mutwe urakira ngo mu Bugande. Yego. Ubwo rero iyo ndebye Imana ibitangaza inkura ku mwana wanjye ndishima, kandi nkashimira n'abantu bose asengera ko Imana igenda ibakiza. Yego. Ikagaragaza nyine ko imukoreramo, cyangwa nanjye ikagaragaza ko ari idukoresha, ko ari yaduhamagaye. Njye rwose muri mu mutima wanjye unezerewe. Ariko se tubwize nk'ukuri, tubwize ukuri, kuko ubushize watubwiye ko uyu mwana Imana yamuvuzeho akiri mu nda yawe. Ongera n'ubundi umere nk'ubwira abantu badukurikiye ubuhamya bw'uyu mwana guhera umutwita, kuko ufite amakuru ye menshi cyane. Sa n'utubwira ho mu ncamake h'ukuntu, sa nk'udusangiza ubuhamya. Uyu mwana nkimutwita ku nda y'amezi ageze mu mezi 4, Satani yashatse kuyikozamo nyine akoresheje imyuka mibi byarazaga bikantuka umubiri wose. Ariko najya gusenga abandi bakozi Imana, abandi b'amahanuzi, ikavuga iti nda izahirinda n'umwana w'umukozi Imana n'umuhanuzi, ikambwira ngo nubwo azahigwa bazamwicara ko ntabwo azapfa izamuzura. Koko pe naramubyaye yaje amezi 7 umwana atangira guhigwa, bamuteza ikintu ngo ni nkombo, bohereje nka saa 4 ikintu kiramuniga, ariko umwana nta kintu yabaye. Bamuteza ngo ibyitwa ngo amahembe umwana byose igene mukize kurira nta kintu umwana yabaye. Yewe hari n'amaturozi n'ibibizo by'umundana byose igene bimurutsa. Bukeye bwaho umwana agize imyaka nk'ibiri, ndamukunda kujya gusenga keshi, ngiye nkunda gusenga wacu ku Methodiste, ariko n'ahandi hose Imana nyine bashije kuntuma, cyangwa no kujya guterana n'abandi bakozi Imana. Iyo abwiye umuntu ikintu ahita akibona, yakubwira ngo urariye bukimana iguhahira, yabwira ngo uzarwara bucyurwara ukaza tugasenga, n'umwe turagusengera. Cyase akarengeye n'abantu bamagara bati duhe umwana dusengere kandi abantu bagakira. Niyo yavuze ngo uzapfura apfa, niyo yavuze ngo Imana ikunze impanuka urayibona ikayikurinda. Rero ibimukorerwamo n'Imana ibimukoreramo ntago ari ibintu bindi biva ahandi, n'ibyo Imana yamuteyemo kirakana gato. Imana yampaye amasezerano menshi kajya nk'abandi bakozi Imana, ikambwira ngo nizo imyaka tuzabitanye kuyimukoresha, nanjye nkabibona pe. Uno mwana nawe afite nk'iyegezo kigiye kuza nta kibona, akambwira ati mama wenda bakoreje nk'ikintu Imana igukuye urupfu, nkababyutse none natetswe n'imyuka mibi Imana, nanjye ubwo nyaransinyira nkakira na bene nyina bose. Nk'ubwo bene nyina bajya kubona abatera nk'Imana yampaye ko turi mu bintu by'uruziro by'amacumbi, twaravuye igihoze baje mu duhunga. Ako ibyo bintu by'abaterankunga ujya ukunda kubisobanura nabi. Ubushize wavuze ngo Imana yaguhaye umuterankunga, abantu hari abagize ngo ni abaterankunga b'uwo mwana. Oya n'abana, uyu mwana kugeza uyu munsi n'abakuru be. Nziko nakubajije mu kanya gato turi inyuma ya kamera, ukambwira yuko uyu mwana mwubaza iby'uburyo bwe bwo kwiga, ukambwira ko ataratangira kwiga. Rero ujye ubisobanura neza. Hari abantu bumva abaterankunga wenda n'umwana n'umuntu wakabaye amuhesha umugisha, akagira ngo uri kuvuga ko uyu mwana ari we ufite umuterankunga. Nyine jya ubisobanura neza. Ubwo ukuntu nyine byagenze, bakuru be twakundaga nyine gusenga keshi, bwaba bukeye nyine nk'uko abasobanuriye, yerekwa keshi cyane, niyo asinziriye ku manywa araryerekwa. Yego. Amwe ati mama abana bacu bagiye ku mashuri. Imana nyine yarabikoze, mukuru we na musaza wiwe Imana nyine bacira inzira bajya ku mashuri yabo, bahaba bafasha. Ariko we kugeza n'uno munsi ntago arabona we umuterankunga umufasha. Yego. Ndetse natwe nta bushobozi dufite. Ubwo rero icyo nshimira Imana nuko n'ubundi mu byamugeneye mukoresha rwose bimwe twari gusenyera abantu bagakira, ndetse n'utugereje kudusanga cyangwa se kumuhamagara ntabwo ataye Imana itamukoresheje umuntu ngo abone icyo amubwiye. Nimba Imana imweretse ati bonye akazi urakabona, byose Imana imunyuzamo ibyayo kandi ikabisohoza. Yego. Rero nkabashima Imana ko umwana wanjye n'undi ari imukoresha kandi ikabinamurinze. Nkabashimira Imana yuko anayamumpaye, ikama amasezerano meza y'umwana wanjye, ndetse igenda inayasohoza. Yego. N'abantu bose mukurikiye n'abandi bose agenda asengera abayobozi bati umwana tutari hehe,
akaza akabasengera nk'ubwo nari mfite icyumba cy'amasengesho aho nari ncumbitse igihe gasanze dusenga, ariko Imana irambwira nzagutabarira iwanyu Gisozi aho wasebeye nyine bageze Gisozi biranga, nta kujya mu muryango nta cyose yaratwanze nta n'ikintu kimwe baguha, ariko ndashima Imana yuko umwana wanjye nk'uru rugendo ibyo bintu uvuze niko bimeze. Ntago biba byoroshye nyine muri iyi nzira y'urugendo rufunganye, biba ari ukwihangana, ariko Imana y'amahoro yagiye ibana namwe, kandi no kugeza uyu munsi wa none mugenda mubona ukuboko kw'Imana. Tujya tubona neza y'Imana rwose. None se byibura aka kanya nko muri wowe uba wumva icyifuzo cyawe ari ikihe? Uba wumva nk'icyifuzo cyawe ari ikihe? Icyifuzo cyawe ni ikihe nko ku bakunzi bawe bagukurikira binyuze ku butumwa bwiza ku isi se cyangwa binyuze mu mpande zitandukanye? Icyifuzo cyawe n'umugambi wawe uba wumva ari uwuhe? Njyewe icyifuzo nyuma numva yuko ngize Imana nkabona umwana wanjye abonye umuterankunga akamwishyurira ishuri nawe akiga nakwishima. Ikindi nkagira Imana nkabona inzu mbatuzamo abana banjye nabwo nakwishima, nkabona n'ibishoro nkacuruza nkuko na mbere nacuruzaga nkayikorera Imana nanakora nabwo nakwishima. Yego. Kandi ikindi cyifuzo mfite ni uko n'abantu bankurikiranye nabo ubwabo bazamfasha umwana wanjye, kuko nawe nkabona agiye ku ishuri nkuko n'abandi barigiyeho. Ikindi cyifuzo mfite aho kuba nabyo ni ikibazo, ko ushaka kuba ucumbitse umuntu ahantu icyo cyumweru kimwe ejo bakabara gusohoye gutyo gutyo, nabyo mba n'ubuzima nyine bugoye. Ikindi cyifuzo mfite ni ukubona ibyo mbagaburira, ibyo kurya n'ibyo bambara nyine, ariko Imana nyine igenda ica inzira igenda. Ni ukuvuga uyu munsi wa none nta kintu na kimwe ufite uri gukora? Nta kintu na kimwe mfite cyo gukora, no kubagaburira n'Imana igenda ica inzira mu bandi bantu gutyo gutyo. Yego. Rero abadukurikiye murimo murabyumva, umuntu w'Imana nta kindi kintu ari gukora, nta kandi kazi afite. Umurimo we ni uguhesha abantu b'Imana umugisha. None se wowe mu buzima busanzwe ukora iki? Kuko hari abantu batari kumenya ngo wowe uri muntu ki, kuko Teta twamenye ari umuntu uri gusengera abarwayi bagakira. Teta ni umuhanuzi w'Uwiteka. Wowe mu buzima busanzwe ukora iki? Uyu munsi wa none uri gukora iki? Nyine uwo munsi usanga mu buzima ndimo no gusengera nanjye abantu, ko Imana yagiye yampamagaye nanjye impano yo gusengera abarwayi. Nawe Imana yaraguhamagaye, nawe uri umunyamasengesho? Yampamagaye nkiri akana gato mfite imyaka 7 nibwo ntangira kurota. Imana yaguhamagaye uturutse ku myaka 7 yonyine? Nkajya ndota ibintu bigasohora, nkaranirwa n'ibintu Imana igenda impa amasezerano meza. Ndi umwana muto, naba nagiye nko gusenga muri ADPR wacu hari ku Gisozi, ikagenda impa amasezerano meza, ikambwira iti ngo nzakurinda. Baba barantanze mu gigamana byahoraga biniga, ariko Imana irambwira iti nzabigukiza ibintu yarabyibinkiza, nabaye muzima. Yego. Ikambwira iti bazakorwa, ariko ntabwo nzagutanga mwana wanjye mu muhigo abakwanga. Imana yagenda inyimana nko ibyo bintu byarigaga binkwemo mu miryango yacu, nkije mfuza amahembe n'ibitega ibirozi byose igenda inyimana. Nayo ndi mu masengesho, cyangwa no gusengera abantu barwaye, bafite ibibazo bitandukanye, abazinzwe, ababuze akazi. Yego. Muri muzima bwa mbere nabancuruza, nayo mfite butike iringaniye intungiye abana. Mfite n'akazi gakomeza nakoraga rwose, n'abantu bose barakazi beze ko naranga amazu ndetse nkanayibwa nkahira abana banjye, ariko ibyo byose Imana yise bifungira mpamagara. Yego. Mba mu murimo wayo nkasengera abantu bayo neza, nanjye niyo murimo wayo nyine igenda intungiramo. Nawe umurimo wawe ni ugusenga, umurimo wawe ni ukuba uri imbere y'Imana. Bishatse kuvuga ngo n'abarwayi urabasengera? Abarwayi ndabasengera bagakira, abazinzwe, abafite inda zizinze bakabyara, abarwaye ibintu by'imyuka mibi, abarwaye mu nda, abarwaye imigongo, abarwaye amaguru, abarwaye imitwe, kuko Imana mwe mu biganza yashyizemo umutima nanjye cyuje no gusengera abantu bose muri iyi si. Ubwo nk'abansaba inkunga, nk'amatwumva kuba wadahaboneka n'abadufasha, nayo nkabona icyo gishoro nkongera nkacuruza nanayikorera Imana umurimo wayo, namwe byaba byiza. Yego. Bamfasha nk'abatwumva tukaba twabona nk'ahantu nk'inzu ntuzamo abana banjye, nabyo byaba byiza. Ikadukora ngo ruzere ko imiryango yose nta n'umwe ukitwitaho n'umunsi n'umwe. Yego. Ni ukuvuga ngo rero ubuzima mbayemo uno munsi ni gukora umurimo wayo nyine, nkasengera abarwayi, nkasengera
nsanze wese abampamagaye bose nkabasengera, abafite inda, abarwayi, abavuze akazi, niko kazi manange Imana yamaye ko gusengera abantu bose bafite ibibazo bitandukanye n'abarwayi, kandi abikora bakagenda basubizwa, bamwe abafite imanza zirakira, abafite aho bagurisha bakahabona abaguzi, abafite abazinzwe bakashaka, abafite uburwayi bagakira. Rwose nagende nkoje umurimo witwara kandi abantu banjye bagatabarwa nasengeye, nuko nayo nabyisanzemo ibyo Imana yadushyizemo. Yego. Ya rero Imana y'amahoro ntabwo ijya ibura uko igenza, kandi uko biri kose buriya kuba ukiriho ubwabyo nicyo gishoro, kuba uri muzima ubundi nicyo gishoro. Rero n'ibyo itarakora izabikora, kubera ko ngewe nkurikije aho nguherukira uyu munsi wa none navuga ngo hari ikintu Imana iri kugenda ikora, kuko na teta ndabona rwose noneho yaje yambaye neza, kandi nawe ndabona waje wambaye neza, igenda ibikora rwose. Hari ikintu Imana iba iri kugenda rero ikora, ntabwo ari ku busa gusa. Umugambi w'Imana ku buzima bwanyu ni mwiza, nubwo muba mubona bimeze bityo. Imana y'amahoro irabakunda, kandi Imana y'amahoro humura ntabwo izagukoza isoni. Nundi yarabimbwiye. Imana ntabwo izagukoza isoni, kuko Imana ntabwo ijya ikiranirwa ngo yibagirwe. Yarabimbwiye, ngewe igenda ibikora, igenda itwambika. Yego. Igenda iduha amahanu gutyo ikoresheje nk'umuntu, kubera ko n'ubundi kubwo mu murimo wayo nta mafaranga nkunda kubona wenda ngo nakongera nkacuruza. Yego. Cyangwa se nk'idepo ry'ibiryo, oya. Igenda ikoresha umuntu agwa nk'ikiro cy'umuceri, ejo hagwa nk'inusu y'ubugari, ejo hagwa ikindi kiro cy'ubugari gutyo gutyo. Ejo akazana igitinye cyiza, ejo akazana ikanzu nziza gutyo gutyo. Yego. Nuko igenda ibikora. Imana y'amahoro igenda ica inzira. Ejo ikatuvura ibyo bintu by'imyuka mibi. Nk'ejo undi kwa gatatu cyashije narwaye nenda gupfa, ariko Imana yagiye kumuzita njya gusenga ahantu ku musozi, ihita inkiza ibyo bintu. Rero nk'amashimwe Imana yuko akenshi hari igihe biba ari byamuhozi byaho hose uba wagiye unyura usengera abantu. Nibyo nanjye banyohereza, ndabizi nanjye babinyohereza nanjye. Ariko none se wari uzi ko bagiye baguteza inshuro nyinshi kuba wasara bikarangira udasaze? Ndabizi. Ibyo bintu urabizi? Ndabizi, Imana ajya inkura ibisazi. N'ubu hari imbaraga zijya ziza zikakujegeza ukumva umutwe urajegeye neza neza. Ibyo bintu urabizi? Ndabizi, ngo zamembe n'ibitege kanyimane kanyiza umutwe. Ntabwo aba ari umutwe, ntabwo ari umutwe. Ni izindi mbaraga ndi kubona ari imbaraga zigusatira kubwo kugira ngo zigusaze. Kubwo kugira ngo ucanganyukirwe ube wasara. Ndabizi bimwe bikorwa n'imiryango yanjye cyangwa iyindi nashatse cyangwa se iyindi abandi bantu gutyo baduhiga, ariko tushimana ko yene tukizi twimana ikadukiza. Bimwe bigaca umugongo, ibindi bigashaka gufata umutima nikanyimana bitewe nuko aramwe ngo nzapfa imvara uruyenzi. Kandi arambwira ngo niyizanye ntabara gusa, nta n'ikindi ngiye ngongeye n'inkiza. Yego. Yarambwita mwana ngiye kubera ko nkorera, ariwe nengena ngwamagaye nkagutoranya iwanyu muri umuryango ngo bijye Imana by'imiryango byakunigaga. Ndetse n'abambukije urugo rwanjye nakagombye kubona nashatse ngo ndemye. Ntabwo nemerewe kubona byo kubera igihe Imana baba barakizemo, ariko Imana shimara byose yataye igenda ibinyiza nabinkuyemo. Urashima Imana ko yo mwijuru n'ukuri igenda ibana nawe, ugenda ubona ukuboko kwiza kw'Imana. Muri munsi ndakubona amanywa n'amajoro. Izina ry'Uwiteka Imana ryubahwe rero, kandi rishyirwe hejuru, kubera yuko urumva ko Imana yagiye ibana namwe, kandi Imana yagiye ihaba, Imana yagiye ikora imirimo n'ibikomeye. Tugana ku musozo twasaba Teta akaturirimbira nk'akaririmbo kamwe, Imana y'amahoro imuha umugisha. Mwahagurutse ni cyangwa ahubwo mubyinyi. Uzi kurinda Mana we, uzi kurinda ngogosare ko wicaye ndakubwiye ngo wicare. Uzi kurinda Mana we, uzi kurinda Mana we, uzi kurinda Mana we, uzi kurinda Mana we, uzi kurinda Mana we,
uzi kurinda mana we uzi kurinda 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 mana we uzi kurinda mana we uzi kurinda uzi kurinda uzi kurinda uzi kurinda mana we uzi kurinda mana we uzi kurinda mana we uzi kurinda mana we uzi kurinda uzi kurinda mana we uzi kurinda uzi kurinda mana we uzi kurinda 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 mana we uzi kurinda uzi kurinda mana we uzi kurinda uzi kurinda mana we uzi kurinda uzi kurinda uzi kurinda uzi kurinda uzi kurinda uzi kurinda oya oya reka dusoze urazitera mu kanya urazitera mu kanya reka dusoze sibyo ngaho genda kwicara dusoze dusoza n'ubundi reka tukwemerere umukozi w'Imana Teta umuntu Imana ihamagaye ari umwana muto udusengera Imana kugira ngo dusoze. Mana nziza Mana nziza tugiye gutaha ugendane natwe ugendane imbere yacu ugendane n'inyuma yacu Mana ndasenze uturinde cyane kandi mwami kandi bose ubarinde impanuka kandi ndasenze kandi Kristo ubarinde kandi ubeze kandi ibyaha byose bye bakoze ubabarire kandi Mana ubabarire cyane kandi Mana ndabasengeye ugendere nabo kandi Kristo amen. Amen. Imana iguha umugisha cyane iha mikoro mama wawe kugira ngo atange nomero za telefone abazabakurikira bazajye baguhamagara Teta bajye baguhamagara kuri nomero ya mama wawe kugira ngo mujye muvugana n'abantu b'Imana. 078 078 55 55 26 26 48 6 rero ubwo ngubwo naho ubutaha tuzongera n'ubundi tubatumire kuko twarabakunze cyane abantu barabakunze. Imana ibaha umugisha. Amen.